se amapusi ari hejuru y'urugo rw'iwacu nyine ahagana aho duca tugiye ku marembo dusohoka mu rugo ndayirukana bwa mbere aragaruka ndongera ndavuga ngo ngo kunga aya mapusi ngo akomeje ngo kunjagaraza mu mutwe ndongera ndayirukana ariko bwo bwa kabiri bwo yagiye ntiyongeye kugaruka noneho nongera kurota njyewe n'undi mukobwa ntibuke isura mu maso ayo mapusi n'abarozi bana bakureho abarozi kandi ni umurozi ubuje kurwanya ibyawe ni umurozi ubuje kurwanya inzozi zawe ziba zigiye gusohora nicyo bivuze ndi kuva ahantu sinzi aho nari mvuye ariko nari ndi kuvayo ndi kumwe n'abandi bantu bari imbere yanjye hari n'akana gatoya gasaza kanjye twari turi kumwe ngeze mu rutoki urwo rutoki rurimo ibiti by'amavoka byinshi noneho natambuka byari byeze se yego byari byeze biriho amavoka meza rwose ubona ko asa neza ngo natambuka nkagera imbere nkabona avoka yahanutse nkayitoragura nkarebamo nziza cyane muri zo ngo nkayitoragura ngo nagira imbere nkabona n'iyindi bikomeza gutyo inziza zose ngo nkazitoragura nkazibika ndangije ngo tugeze imbere mpura n'umukecuru arambwira ngo amavoka yanjye mwarayamaze noneho kumbwira ngo amavoka yanjye mwarayamaze nkavuga ati ntabwo ari twebwe tubabarire ntabwo tuzongera nkavuga ati reka izi ngizi tuzijyane izindi uzisigarane ndavuga mu mutima nyine ngo izivuka ukuntu ari nziza ntabwo nazimusigira birangira gutyo nuko zarangiye umugisha ikintu cyitwa imbuto ni umugisha urota amaronji urota avoka nk'izo ni umugisha ko waragenda uzitoragura ahantu hatandukanye kandi ari nziza bivuze ko hari umugisha ugiye kubona ugiye utandukanye ugiye kubona mu buryo bugiye butandukanye hanyuma uwo mukecuru uzabikubaza hari abantu batifuza nyine kubona umugisha wawe harimo abo bizababaza mu bizabaza rero uwo mukecuru si wenda sinzi ngo ni umurozi wawe cyangwa n'undi muntu utuma udafasha gufata ibyawe ngo bihamye ariko amahirwe nuko izo voka wabashije kuzitoragura kandi urazibika iyo niyo nsinzi rero Imana yashyize kuri wowe iryo niyerekwa kandi Uwiteka Imana akomeze aguha umugisha uwo mugisha rero urawufite kandi uzawukomeza kandi uzawugumana kubera ko warazibitse yego yes nicyo bivuze reka nyuzemo n'amaso mu butumwa bugufi ndebe umugore n'umwana uko se bari mu by'aba mukobwa Imana ifashe uwo mugabo nta muntu baziranye hano kuko rurahita rusenya umukobwa wacu nta kibazo ni uko gusa agomba kumenya ko ari umunyamafuti kandi amafuti ye natayareka ibyo namubwiye bizamubaho ni akazi ke erega mutuze bazamura uwo babonye iyerekwa rye uze kongera unzanire unzamure n'ibishoboka ni ukuri yakugirize ni birebire ariko njye mpora ndi mu rugendo mu mashyamba hagati buri munsi mpora nisanga mu mashyamba ni umwuka w'uruzerero Imana igukureho umwuka w'uruzerero kuro turi mu ishyamba ni ukubura ishyamba se habamo iki ni umwuka w'uruzerero ni umwuka w'uruzerero kandi Uwiteka Imana aguhagarareho mu izina rya Yesu aguhagarareho mu izina rya Yesu kandi Uwiteka Imana akugirire neza narose mbona ubundi ishyamba ni uruzerero ni ukubura icyerekezo nicyo bisobanuye narose mbona imvura nyinshi inyagira kandi ndi mu nzu
hari umugisha, imvura ni nziza, imvura ni ikintu cyiza cyane, ni umugisha. Niba yakunyagiye, hari umugisha uje ku buzima bwawe. Pasiteri, njye nkunda kurota mfite amafaranga, manapanga imishinga cyane, nkasanga narotaga bibaho cyane. Ufite inzozi zageraho ariko ziracyari mu mishinga, Uwiteka Imana agufashe kuzisohoza mu izina rya Yesu. Nicyo bivuze. Kandi imishinga yakugeza no ku mafaranga. Uruzerero ko numva rwabaye twibanire, mwokabyara mwibaze kurita kurota uri muri Nyungwe, Imana intabare. Imana igutabare ni ukuri. Narose manuka umusozi. Hari ibigeragezo birangiye ku buzima bwawe Joshua. Hari ibigeragezo birangiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana ushimwe. Numvise Imana imbwira ngo hari abantu igiye komora ibikomere, hari abantu Imana igiye komora ibikomere bamaranye igihe. Kandi Imana yambwiye ngo hari abantu bari babuze icyerekezo ku buzima bwabo, ariko Imana itanze icyerekezo mu izina rya Yesu. Ariko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Ni inzozi ziba zigiye gusohora, ni isezerano riba rigiye gusohora. Nubona ipusi jya umenya ngo ubonye umurozi, uhita utokesha mu izina rya Yesu. Nicyo bivuze. Ngaha izo zindi. Hanyuma Ange, kurota ubyara impanga kandi utwite ni byiza cyane. Hari amasezerano abiri aba agiye gusohora ku buzima bwawe. Uyu ni Ange. Ange, Imana iguhe umugisha. Komeza Juri, komeza. Ngo izo zindi ni bwoko ki? Nta narezo ufite ariko. Ahita wansobanuriye kuri yo turya inyama ni bibi, ni amarozi, ni bibi. Baba bagiye kukuroga. Imana ikurinde kurogwa mu izina rya Yesu. Ita twebwe amapusi yaratuzengereje, arira nk'abanza b'impinja, ikagira ngo ni abantu. Abo ni abarozi. Izo ni ipusi, nurota ipusi, buri ipusi ni ikintu kibi cyane. Ni umurozi. Ni umurozi ugiye kuza ku buzima bwawe, kandi akaba yakora ibindi bintu bibi cyane. Uwiteka Imana akugirire neza, kandi Imana ikwiteho, ikugirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma nizere ko abantu barimo kugenda basobanukirwa inzozi zabo. Mutapinge pastor, ko narose nakutse iryinyo ngaho ryavuye mbona ni heza. Kurota wakutse amenyo ni igihombo. Ni igihombo. Ushobora kuguhomba umuntu wari ingenzi mu buzima bwawe, akaba yapfa. Ushobora guhomba ku kazi bakakwirukana. Ushobora no guhomba n'ibindi. So guhurota wakutse iryinyo nibwo ndimo ndabwira cyose, ni igihombo kiba kigiye kuza ku buzima bwawe. Yes. Ninjoro narose ndi kumwe n'ikigabo, nazi turimo gutembera mu mashyamba, hari aho bahinga n'ahandi bashyinguye. Uwo mugabo rero murimo murazererana, nababwiye ko ishyamba ari uruzerero.
uwo mugabo rero murimo ni umugabo ushaka kugushyira mu ruzerero cyangwa se kukuzerereza cyangwa se kugutesha umutwe, akubeshya akaguheza mu rungabangabo, kandi mu by'ukuri ari uruzerero cyangwa se ari ugushaka kujya kukubeshya cyangwa se kugira ngo akushore mu bindi bintu. Uyu munsi bwo narose mbona impanuka y'igare, ubwo ni urupfu, Imana igukore urupfu. Mutuzo nitegereje imva mbona ishaje, ni urupfu, ni urupfu rwose. Imana ikurinde gupfa uhagaze, nicyo bivuze. No gusenga cyane, ni ukurusenge cyane, Imana imbabare gusaba kuzamuka. Ariko se gusaba kuzamuka, ushaka no kuzamuka hano rega Mana sinzi, nakurota uva amaraso menshi mu mutsi wo mu mutwe, bivuze iki? Ni deliverance chérie. Kurota uva amaraso, kurota ubira ibyuya, kurota uruka, kurota ujya kuri toilette, iyo ni deliverance. Ni byiza cyane. Bango hari ibintu biba bikuriho cyangwa bikurimo, Imana ibikuye ku buzima bwawe. Ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane muri nge. Pastor, ejo twabonye inzoka mu gikoni, iyo na muzimu n'umudayimoni, narose banyogosha, ndongera ndota umuntu ama, ubundi ndabuhaga. Kukogosha ni ikimenyetso cyo kukunamura. Hari abantu bagiye kukunamura cyangwa se bagiye kuguhombya. Imana ikurinde rero. Kogosha ni ikintu kibi cyane. Ni ukuri murakabije pe, buri mwanya ngo nzamura. Okay. Ntago nabazamura ngo mwese bikunde, Pastor nzamura. Sinjya hano kuri icyo nshaka, nuko bambwira ndashaka gusobanukirwa. Izo nzozi zawe nakubwiye ngo zandike. Kandi ushaka gusobanurirwa inzozi, ugashaka guhera ku bibabi byamanutse ukagera gute, hari ukuntu uvunaguramo inzozi kabiri cyangwa se ukazicisha muri makeya. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Jojo, Yesu ashimwe. Jojo, naze Jojo. Karame. Imana yambwiye ngo igukoye igihombo. Amina. Witeka Imana yambwiye ngo aguhaye abakiriya mu kazi kawe. Haleluya. Imana yambwiye ngo iguhaye abakiriya, ahubwo ugiye no kurusha n'abakorera. Ndakubwira ngo iki? Imana iguhaye abakiriya. Amina. Amazi arihe ngo nyasengere? Ndayafite hano. Shaka umunyu. Yego. Ushyire muri ayo mazi. Yego. Hanyuma nyasengere. Yego. Ayo mazi uyatere aho ukorera. Yego. Uyazengurutse hose, ugenda uyatera. Vuga uti wirukanye inyatsi, vuga uti mamagaye abakiriya. Mu izina rya Yesu biraremeka. Mu isi y'umwuka bijya bikunda. Nta ikibazo. Ahantu nkorera bari bahankweye, bashaka kunshyira ahandi hantu nyine hasa nk'ahihishe ukuntu, kandi uwo muryango ntago ndawinjiramo. Ndimo rero hari abantu bari bazanye ejo bundi, baravuga ngo bagiye kuhabomora habe hanini. Bo bamaze kuhishyura, nzahavamo kuri 17. Ubwo se ayo mazi se sinzi nimba naza kuyatera wenda ubwo muri uwo muryango wenda. Ubwo yatere mu muryango uzakoreramo. Wabikoze nsenge? Umunyu ntago ngufite hafi, jya nsaba kujya kuwushaka kuko nandi mu kazi. Okay, nacyo ko nsengera amazi. Mana Data wa twese mu izina rya Yesu, aya mazi nyatureye isengesho n'imbaraga y'Imana. Ntakira amazi ahubwo n'amaraso ya Kristo. Aya mazi Mwami Imana, imbaraga zawe ziyagote. Aya mazi Mwami nyatureye imbaraga z'Uwiteka, ubuntu bw'Imana wewe kuri aya mazi mu izina rya Yesu. Aya mazi Bibiliya iratubwira ngo Elisa afata umunyu awumisha mu isoko y'amazi asharira. Ayo mazi ngo avamo ubusharire na bugingo n'ubu. Uwiteka Mana ishobora byose,
Yesu mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya yafashe amazi ahindura vino. Ubwo bubasha n'ubushobozi Kristo yabushyize muri twebwe. Niyo mpamvu nanjye natuye ngo aya mazi abo y'umugisha, akurura abakiriya, yirukana inyatsi, amazi akiza indwara, amazi akuraho databuja wera ibyananiranye. Mu izina rya Yesu Kristo nayatera muri inza azakoreramo, wirukane imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni, hunge azagire favor, azagire igikundiro aho azakorera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, genda uyatera aho ngaho muri iyo nzu. Yes. Gigi Keren, Yesu ashimwe. Sahimbazwe pastor. Urahagana hehe watwibwira? Ndi Burasirazuba Nyagatare. Ni ubwa mbere duteranye? Iyi ni ubwa mbere. Imana yambwiye. Imana ngusetse. Pastor yambwiye ko shitani ijya turiganya tuticaranye. Ako mbaza umuntu utwite nk'ubwawe ntawe nzi. Kandi ni murumuna wanjye. Ako najyaga ngira ako reka mbanze nkubaze. Uwizeye Ima? Ako ubwo ngibaze ko pastor yabananyumvishe. Ngako shawe ngiziko ngo satani yaturiganya. Nayuma se jewe ubona ko ndi guhanura ibintu ntabona. Kuri ndabyibutse ko ntabwo nabyibukaga pe. Ari hehe se? Murumuna wanjye yarashatse. Kayibaze nukuri. Kandi ubu nakumanura. Ubu nakumanura. Nta kibazo nukuri natanga n'umwanya. Ubu nakumanura, urimo utesha abantu umutwe gusa. Ari hehe muri kumwe? Ariko nabonaga nanamyutinze bambe. Aya nta kibazo. None se oya ni Imana ishatse kugutamaza nyine. Imana ishatse kugutamaza. Uko buriya abantu babanye bagira ngo navangiwe, kandi njyewe ntago njya mvangirwa, mwuka w'Imana ndimo akorera muri njye. Hanyuma Imana yamurinze gukuramo inda sheri, sibyo? Yego nukuri Imana ishimwe. Murinze gukuramo inda kandi Uwiteka Imana amuhagazeho. Yego. Muri kumwe se? Oya ntago turi kumwe. Nuko nyine mbyibutse nanjye bituma niseka ukuntu navuze ngo ntawe nzi. Okay. Kandi ari nawe wenyine mfite. Imana imurinze gukuramo inda, kandi ikindi cya kabiri Uwiteka Imana yambwiye ngo imuhaye umugisha. Muhaye umugisha mu kazi, mu ngabano ze zose. Yego. Mu ngabano ze zose. Kandi Imana imukuyeho inyatsi. Imana imukuyeho inyatsi. Kandi Uwiteka Imana arigaragaje ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Nta kibazo natanga n'umwanya nkajya hasi kuko njye n'ubundi ntabwo ndi kubabona. Gucuranga akaririmbo keza pe. Mani duhembure rwose mu izina rya Yesu. Kuri. Gigi Keren, Yesu ashimwe. Sahimbazwe.
Uwiteka Imana ubwo agendereye abandi nawe uyu munsi yakugendereye mu izina rya Yesu. amen amen. Imana igukuyeho umwuka w'icyangiro, kandi ikindi Imana yambwiye ngo aguhaye igikundiro mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mbonye ufite agahinda, sinzi umuntu wabuze ukumva urababaye cyane, ninde? Ni tantine wanje, ni anti wanje. Imana yambwiye ngo igukuyeho ako gahinda. Kandi Imana yambwiye ngo ikurinze kuriganywa umugisha mu kwezi kwa 8.